utanze amafaranga muri WitnessChallenge ukoresheje PayPal nta mpungenge ugomba kugira. PayPal ni kompanyi izwi kandi which is secure. Bakora payments, they process payments ziri secure kandi abantu benshi cyane barayikoresha. Ubwo nta kibazo bigomba gutera umuntu ari we wese wibaza niba payment ziri secure. Ntabwo ari ngombwa kugira account ya PayPal kugira ngo utange amafaranga. PayPal ni service ishoboza abantu gutanga amafaranga cyangwa donation bakoresheje card. Icyo ukeneye gusa ni credit card cyangwa debit card yawe, ugashyiramo details zawe nkuko wabikora kuri site ariyo yose aho waba urimo kugura ikintu. We do not keep your information. Information PayPal iduha mu gihe wakoze transactions ni very limited information, ni izina ryawe na email. Nta information zawe za banki cyangwa se karita wakoresheje tubona. Kandi na email yawe, information zawe tubona nazo we don't keep it. Cyo tuzikeneye gusa ni for communication with you mu gihe tukubwira aho donation yawe yageze. Reba link hano hasi muri description, ni link ya PayPal ikubwira uko PayPal ikora na information zawe itanga mu gihe wakoze transaction. We would prefer yuko abantu baca muri website kuko biradufasha kandi it makes the process simpler. Ariko niba hari impamvu udashaka guca muri website, icyangombwa nuko icyo gitabo kigenda kikagera mu maboko y'abantu, kikagera muri biro z'abantu bakagisoma kandi bakamenya ukuri kw'ibyabaye mu gihugu cyacu. Impamvu twafashe initiative yuko tubibakorera nuko we can centralize the process kugira ngo abandi bantu ntibabone duplicate z'ibitabo. Imagine umuntu ashobora gushaka ko igitabo kigera muri office ya Macron cyangwa ya Premier Minister w'Ubwongereza, undi nawe akabyifuza, undi nawe akabyifuza, ugasanga mu biro bya Premier Minister w'Ubwongereza hagiye ibitabo bigeze kuri 4-5 byose ari we bitumiye. Ubwo that is a waste, it's not effective. Akaba ariyo mpamvu initiative twagize no kugira ngo as many people as possible babone iki gitabo kandi bagisome, especially ubu ngubu turimo kwibuka imyaka 25 kuva genocide yabaye mu Rwanda, kandi tukaba dushaka ko isi n'abategeka ibihugu bitandukanye n'abategeka za organisation, abajournaliste, abantu bafite influence bongera bagasoma bakamenya ukuri kw'ibyabaye. Turabizi yuko abanyarwanda ukuri turakuzi, ibyabaye turabizi, benshi twabiciyemo, benshi twabibonye n'amaso yacu, ariko regime ya Kagame ya FPR bakoze uko bishobotse kose kugira ngo bajyane propaganda yabo hanze, bakoreshe ibyabaye, amahano yabaye byose bakabihindura kugira ngo amakosa n'amahano bakoze yibagirwane kandi abantu ntibibuke yuko hari abapfuye, hari abishwe, hakaba n'abishe bagize uruhare mu bwicanyi n'amahano yabaye mu gihugu cyacu. Igitabo kizafasha kugeza izo nkuru hanze kandi hari benshi batazizi, hari n'abandi benshi bazizi ariko bagomba kwibutswa, especially igitabo cyanditswe n'umuntu utari umunyarwanda. Umuntu barashobora guhimbira byinshi, barashobora kwambika umwenda wo kuvuga ko ari umunyarwanda, kandi abayitegeka bagomba kuva ku butegetsi ahubwo bakajya mu nkiko bakabazwa ibyo bakoze kandi bakabihanirwa. Reka rero njyewe sponsoring igitabo nyuze muri website, mukurikire process, murebe uburyo umuntu yabikora. Ntago ari ibintu complicated, mukurikiye iyi process ngiye kubereka. Jya kuri internet, ufungure web browser, ushyiramo www.witnesschallenge. Nuko ushyiremo enter. Ugeze kuri page rero uramanuka hano ukajya kuri challenge submission form. Nuko hano ugashyiramo amazina yawe, ugashyiramo na email yawe, hano ukibaza igihugu ubamwo, wongeye gushyiramo ahomba, ariko ntabwo ari necessary kugishyiramo, no kugira ngo gusa tumenye aho donations zirimo guturuka. Ariko ibi ngibi bifite red star nibyo
ugomba gushyiramo ibindi byose ntago ari ngombwa. Ushatse kuduha nimero ya telefone kugira ngo dushobore kugukontakta tukubwira aho progress ya challenge yawe igeze, wayishyiramo. Utabishatse nabyo wayihorera. Hano rero niho utubwira ibitabo ushaka gusponsoringa. Niba ari kimwe ushyiraho kimwe, urabona hano ko bivuga amadolari 30. Ushatse bibiri ushyiraho bibiri, hano bikavuga amadolari 60. 3, 4, 5 etc. Hano biravuga ngo indicate if there is a specific country would you like your book sent to. No kuvuga yuko niba hari igihugu specifically ushaka yuko twohereza igitabo cyawe, uraza ugakora hano. Reka yenda nashyire mu Bubiligi. Hano biravuga ngo give any other detail that you want to be included with your challenge. This could include a message that you would like to attach to the book or a comment. Niba hari umuntu specifically, organization specifically ushaka yuko twohereza igitabo, cyangwa niba hari message ushaka kujyana n'igitabo ushaka gutanga kohereza, wabishyira hano kugira ngo tubishyire muri message y'igitabo nikigenda. Hano hasi ndakubaza ngo anonymous. I would like to be anonymous. Niba ushaka kuba anonymous, ntabwo ushaka izina ryawe rigaragara, igitabo nikigenda ntabwo kizavuga yuko giturutse kuri wowe mu izina ryawe, ariko bizavuga ko giturutse muri kampanya Amahoro Iwacu. Wakira hano anonymous. I would like to be anonymous. Ushyize hano ni ukuvuga yuko ushaka yuko izina ryawe rimenyekana. Ubwo twohereje igitabo twakiraho izina ryawe bikagaragara yuko igitabo gikuturutseho mu izina ryawe, ariko bishaka washyiraho iyi option. Ukizaho iyi option ya gatatu, include my name and contact details to the recipient. No kuvuga yuko ushaka yuko dutanga izina ryawe na email address yawe cyangwa telefone, icyo ushaka watubwira, kugira ngo umuntu cyangwa organization twohereje igitabo bamenye yuko ari wowe cyaturutseho, kandi bashobore kukwandikira bagushimira cyangwa bakubaza ikindi kibazo bashobora kuba bafite. Ubwo ahangaha niba ushaka kugira dialogue n'abo bantu, ahangaha this gives an option kugira ngo bashobore kugukontakta. Igitabo kikaba kigiye mu izina ryawe atari mu izina ry'Amahoro Iwacu. Reka nshyireho anonymous. None ugakanda hano kuri submit. Submit rero iraza igafungura iyi page ikwereka ikintu ugiye kurihira n'amafaranga ugiye gutanga. Ugakanda hano kuri check out with PayPal. Check out with PayPal irakuzana hano, igwa option yo loginga in yo kujya muri PayPal niba ufite account ya PayPal. Abagura ibintu kuri internet ababimenyereye bazi gukoresha ingi yenda bashobora kuba bafite PayPal account, ariko niba utashaka gukoresha PayPal account cyangwa ntayo ufite, uza hano ugakoresha PayPal guest checkout. Anga rero ukoresha detail ubundi tumenyereye gukoresha mu gihe turimo kugura ibintu kuri internet. Ababimenyereye ntekereza ko nta kibazo bagira hano, ariko niba ari ubwa mbere wakurikira step by step, ntabwo ari complicated cyane. Expiry date ubwo ni wa mubare ya tariki kadi yawe iza expiringa. Izi CSC digits ni kuri kadi nyinshi ku makarita menshi ziba ziri inyuma. Ubwo ukabishyiramo gutyo, nuko bakagusaba ko ushyiraho izina ryawe. Iri zina rigomba kuba ari izina ryawe ryo kuri kadi. Ntabwo wakoresha izina ritari ryo, kuko nkuko abamenyereye kugura ibintu kuri internet murabizi yuko izi information bazikoresha kumenya niba koko ari wowe urimo gukora iyi transaction atari umufekeri cyangwa umuntu urimo gukora fraud. Hari options hano zo kuriha mu Mongereza cyangwa mu Manyamerika amadolari. Reka mbisige mu Mongereza. Hano barashaka yuko ushyiramo address yawe. Again impamvu babisaba nuko kugira ngo bamenye ko ari wowe koko. Abagura ibintu kuri internet murabizi yuko iyi process ni process ya kawaida. Hano naho baba bashaka nimero ya telefone kugira ngo niba hari ikibazo na payment
bashobore kukwandikira kugutelefona na email kugira ngo ubone receipt ya payment umaze gukora. Hano hasi barakubaza do you want to create a PayPal account? Niba ushaka wabikora, ariko if you don't want ugakora kuri no thanks, nuko ugakanda pay. Ubwo urategereza. I hope ko hari amafaranga muri konti yanjye. Niba nta yarimwo, ubwo barambwira ngo no, not at this time. Ubwo rongeye bambwiye ngo payment completed. Process ikabirangiye. Ubwo ushatse wagaruka hano ugakomeza kureba kuri website, ariko process irarangiye. Ahangaha rero igikurikiye nuko baraduha notification from PayPal ivuga yuko hari umuntu watanze donation kuri challenge. Igikurikiye nuko noneho twebwe tugura igitabo tugahita tucyohereza ku muntu uwo wasabye tumwoherezaho, cyangwa niba ntawe wasabye specifically, dufite list y'abantu dushaka kohereza igitabo, nuko tukakwandikira email tukubwira yuko amafaranga twayabonye kandi yuko tugiye kohereza iyo gitabo, tukanakubwira umuntu tugiye kucyoherereza. I hope yuko process isobanutse, kandi niba hari ikindi kibazo cyangwa clarification umuntu yaba akeneye, utwandikire kuri contact zigiye gukurikiraho kuri video. Kandi niba hari umwe muri twebwe muri kampanya muri wacu muzi, mwadutelefona mukatubaza, ariko icyangombwa reka dufatanye iyi message tuyijyane igere kure. Buhoro buhoro tuzagera kuri objective, kandi objective nuko isi yose imenya ukuri kw'ibyabaye, kuko mu Rwanda dukeneye truth and reconciliation. Kandi truth, ukuri, nicyo kintu kibuze mu Rwanda. Nta buryo twakubaka igihugu cy'ejo mu gihe ukuri kutari kwamenyekana, kandi ukuri kurimo guhishwa n'agatsiko k'abantu bari muri FPR bashaka gukomeza gutegekesha igitugu igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyacu. Abanyarwanda bakaba babayeho nabi kandi babayeho mu bwoba, mu gihe hari ikintu dushobora gukora nk'abanyarwanda.